Twongeye kubaha ikaze bashuti bacu banywanyi bacu, nk'ibisanzwe ni Iwacu Heza TV. Njye wagarutse nanone ni Mama Bwenge, aho tubagezaho ibintu by'ubwenge bitandukanye, ikigamijwe ari ukuruhura mu mitwe yanyu, kuko abenshi muba mwirirwanya stress nyinshi, izituruka mu kazi mukora, izituruka ku rushako mwashatse narwo ntiba rworoshye, iziturutse ku rubyaro, amafaranga yarabuze. Niyo mpamvu na tuba duhari kugira ngo tubaruhure mu mutwe, kugira ngo izo stress zose zibashe kongera kuvaho. Nk'uko mubimenyereye rero, ubwo duherukana twari twabajije ikibazo ndetse tunashyiraho amafaranga kuri bugitsinde, gusa kubw'amahirwe makeya habuze ugitsinda. Nk'uko rero twabisezeranye, tuzajya tugaruka tubanza dutanga igisubizo mbere yuko tubaza ikindi kibazo. Nk'uko mubizi rero, twari twabajije tuti ese igiti kirimo inyoni 50 uteyemo ibuye ukica inyoni imwe, hasigaramo inyoni zingahe? Igisubizo rero ni uko hasigaramo 0, kuko hapfa imwe izindi zikaguruka. Ngicyo igisubizo cy'ikibazo cyashize. Uyu munsi tubafite ikibazo noneho gikomeye. Ubushize twari twabajije ikibazo twari twise cy'abana, ariko uyu munsi tubafite ikibazo gikomeye kuri ba bandi bashoboye imibare, kuri ba bandi bashoboye gutekereza, kuri ba bandi bafite ubwenge busobanutse. Ikibazo kiragira kiti cy'uyu munsi, dufite abagabo 3, buri mugabo afite umwana umwe. Aba bagabo 3 bari hakurya y'inyanja, ubwato burahari, bashaka kwambuka ya nyanja. Muri aba bagabo bose uko ari 3, buri mugabo afite inshingano zo gucunga umwana, kuko aramutse adahari umwana we ba bagabo bamurya. Bivuze ngo abagabo barya abana, abana ntibaryana, n'abagabo ntibaryana. Ariko igihe cyose aho utari kumwe n'umwana wawe, abandi bagabo barya umwana wawe. Ubwato dufite rero bugendamo abantu 2 gusa, kandi turashaka kwambuka. Aba bana, baba bana ndetse n'aba bagabo bose bazi ubwato. Ikibazo kiragira kiti, ni gute aba bantu bazambuka bakagera hakurya y'inyanja nta mwana ubashije kuribwa n'aba bagabo, kubera ko yatandukanye n'umubyeyi we? Ni ahanyu rero, mudushyiraho ibisubizo muri comment nk'uko twabasezeranije. uduha igisubizo cya nyacyo rwose akagisubiza ari uwa mbere, amayinite yakoresheje tureba turayamusubiza. Wowe tanga igisubizo, ushyiremo nimero yawe telefone iri muri mobile money, ubundi ukimara gutanga igisubizo cya nyacyo, natwe turahita tuguhereza amafaranga yawe. Reka nze mbakopeze kugira ngo namwe mubone igisubizo twagiye. Njye nabanza nkambutsa abana 2, umwe akagarura ubwato. Ubwo nawe ufite uko wabigenza, ufite uko wabanza, ufite uko wabikora. Ikibazo cy'uyu munsi ni icyo ngicyo rero. Mwese duharanire gusubiza, kandi turabakunda kuba mukomeje kudukurikira. Mudukurikire kugira ngo turusheho kubagezaho ibibazo by'ubwenge, turusheho gutuma mutekereza neza, turusheho gutuma stress zigabanuka, turusheho gutuma ubuzima buba bwiza, mbese tunaseke, kuko tuba twiriwe muri byinshi. Murakoze cyane rero. Ikiganiro nakagaruka ni cyaza ubwenge. Njyewe ukibagezaho yari umuvandimwe Mama Bwenge. Ciao ciao, nawe ubutaha.